kandi njye ari kubimubwira uwo mwanya twicaranye maze kwa prodinga agahita nk'igihumbi nahita none nkahita nsebya yacu none ngabure buri wese kugezera content yo mugashyiraho ntabwo nashidikanye ko mwese rwose niba ari na monetization muri kwinjiza byibuze amadolari atari munsi y'I5 abo tugize imana bazashaka uburyo bashyiraho channel imwe ihuriro habo bahanzi muri kwinjiza byibuze amadolari atari munsi y'I5 ako gacana n'inda mbi nta kindi. Aha bakunzi bahora Iwacu TV mwiriwe neza, reka nongere mbasuhuze, ubasuhuza ni wa wundi mukiri kumwe Rutikanga ari kumwe na Jayden Dorapa. Jayden Dorapa yagarutse, tugiye gukomeza noneho tuganira ku gacano kanjye, agacano kanjye. Reka tugusabe wowe aho uri hose ushyireho comment, ukore subscribe, ukore share, ukore like n'ibindi byose. Witinya nawe dukeneye inama zawe aho uri hose kwisi hose, cyane ko hori Iwacu TV yumvikana kandi kagaragara kwisi hose ndetse no mu nzu. Jayden Dorapa, amakuru yawe? Turakomeye ruti. Wagarutse? Ndahaye rwose, ndahaye nta kibazo. Aha, muri uyu mwanya rero nk'umuhanzi tugiye kongera tuganire ku gacano kanjye. Agacano kanjye nk'umuhanzi wowe ukumva ute, ukabona ako gacano nanjye ndagafite. Ako gacano nawe uragafite? Ndagafite ariko kanze kugira icyo kabyara rwose ngo nagacano. Ahubwo nagashyano sinzi niba ari nagacano. None se utuntu ufite watugihereye nkadushyira ku gacano kanjye? None se nindushyira ku gacano kawe akanjye ko ndaba ngasenye. Ndagasenya kamaze imyaka irenga 5 ariko yewe kameze nk'akatariho. Kariho katariho? Kariho katariho rwose. Yewe Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, noneho turagoba abahanzi. Igorigota. Hari indirimbo neza kuririmba navuga nti Inyofe la force ibyo ntuzabyibagirwe. Inyofe la force ibyo ntuzabyibagirwe. Urubyo kintu ubumwe n'imbaraga. Mu gihe cyose rero buri muntu agifite agacano ke. Yego. Buri muntu agifite agacano ke, rutafite agacano ke, Jayden afite agacano ke, runaka afite agacano ke. Kandi mwese mu gukora ikintu kimwe. Icyo gihe rero mu gihe muri kumera donc muri guhinga wisibira amayira. Yego. Niba twese turi gusenyera umugozi umwe. Yego. Ariko umugozi turi gusenyera umwe bagiye tucamo ibice. Buri wese afite agacano ke nyine, undi afite agacano ke, undi afite agacano ke. Niba n'amafaranga dukeneye muri uwo muziki anyuze kuri ako gacano, azarya mbarwa. Ikibabaje ni uko abantu barya amafaranga yo kuducano batarakora muri uwo muziki. Byibuze uvuge ngo ni umunyamuziki, ngambye umunyamuziki wagaburiwe na cano. Umunyamuziki wagaburiwe na cano? Yego. Ariko se ko numva ngo baraharira wa hano ihuye se mu Rwanda. I Rwanda. Uvuga ngo nyine yagaburiwe n'umuziki. Ya. Ahubwo urasanga ubwo bucano uri kuvuga bugaburira abitwa ngo n'aba influencer bakoresheje ya miziki cyangwa bya bihangano bakomeje kugenda tugarukaho. Aho basanga we nyiri igihangano bavuga ko bashaka kuzamura, ahubwo bagucupiza ngo uhere hasi, kuko nuzamuka se nawe ufite channel yazamutse uzabukibakeneye. Ntabwo uzabukibakeneye. Ntabwo uzabugikeneye. Niyo mpamvu aho kugira ngo bagukenere bakeneye ibyawe ariko wowe nyirabyo bakagupfobya. Aho bivuze neza cyane yo ku gacano kanjye. Gacano kanjye. Umuntu wese ngo gacano ke rero ikintu cyaduhumye amaso n'umutima. Abantu bose bumva ko ngo YouTube channel iyo amafaranga ngira monetize ngo itanga amafaranga ngo buri kwezi. Reka. None kibaza arya YouTube ubundi ni yabandi. YouTube ni yabanyirayo nyine. Abo banyirayo ni bande nyine. Hari impamvu nkubajije nanjye gutyo. Nta bacuruzi. Abo bacuruzi baturuka he? Harya ngo ni muri Amerika. Niko mbyumva nanjye. None reba abantu bo muri Amerika bose abenshi baba barize ari injijuke. Ariko
uretse gato bavuga n'ibyo byongereza ko kenshi content zinaha n'aba content creator bageze gushyira ibintu byabo mu cyongereza kugira ngo byibuze bigire views aba viewers benshi bumva bya bintu yego none uwo munyamerika kuko ari umunyamerika ufite n'icyo cyicaro cya YouTube afite aba homeless bangana iki muri iyi si afite abanyabwenge bangana iki babuze content bashyira kuri YouTube nabo ngo bajye barya amafaranga bari mu rugo iwabo niba nari narigenda numva ibintu bya YouTube nabyo ari na scam mwana njya numva bavuga ngo hari ibyo bakorewe ngo monetization yabyo bibaye ari byo kuko leta yabiri gutekereza ikintu cyiza abo tugize imana bazashaka uburyo bashyiraho channel imwe ihuriyeho abo bahanzi ko buri gihangano cyangwa ikintu cyose kigiye kuri YouTube kibara ukwacyo yego video indirimbo umuziki ubara ukwawo ibushizeho nonaha ukimara ku uploading umaze kuba uploaded barakubwira ngo umunota wa kangahe indirimbo yarebwe n'abantu bangahe niba n'amafaranga hazamutseho amadolari angahe yego bivuze ngo rero haramutse tuvuye mu buntu bw'ubucano buri wese agacano ke none bakagira cano bahuriyeho nk'abo bahanzi koko none buri muhanzi akajya ashyiraho igihangano cyakorewe isuzuma bakamenya ko icyo gihangano kuko ari kitibwe cyangwa batakiyitiriye none cya gihangano kigaca kuri ya cano imwe ihuriyeho n'aba bahanzi babyumvikanye hamwe ntashidikanye yuko cya gihangano cyazagabura buri muhanzi tubara urugero aribyo bita ngo za watch time cyagiye abantu bafasha bareba igihangano cyawe za views niba dufata mu bahanzi 50 buri muhanzi ashyizeho indirimbo z'icumi indirimbo 500 sibyo none reba igihe bazazireba n'abantu bazirebaga zigiye ziri eparpiye ku gacano ka buri muntu nyine buri gacano buri nyiri gacano none bwa bucano bwanyu bwose ijana mukabushyira kuri cana imwe tekereza niyo amafaranga mwajya murya icyo gihe mushobora guhita muratekereza reka tubahe content bazakora abo bita ngo ni aba content creator mufashe za cana zanyu ijana zabahombeye mukazishyira ku kintu kimwe dufite urugero muyishyize kuri hori iwacu ibaye umuyoboro wa za cano zose umuyoboro wa bwa bucano bwose bwabuze uko bwigira usanze wese ngo yafunguye cano ukwere wese ngo yafunguye cano usinze wese ngo mfite cano ngo bankandireho nubwo ngo za cano ijana bwa bucano ijana bugiye kuri cano imwe mushobora kujya mwicara hamwe si muri abantu ijana si mukoze ikimina cy'umucano buri wese akageza na content ye mugashyiraho ntabwo nashidikanye ko mwese rwose niba ari na monetization muri kwinjiza byibuze amadolari atari munsi y'5 si muri abantu ijana none mugabanye 5 mugabanye 100 none aho ngaho muri kwinjiza aho ngaho mugabanye muri gukora amafaranga make ariko ushobora kuba ufatiye channel y'imana mu myaka 5 cyangwa 10 kandi dolari rimwe wari waryaho yego kandi umaze gushyiraho ibintu birenze amadolari ibihumbi bingahe yego muri ikindi kibazo gera kuri ba nyiri ducano natwe turimo nanjye ndimo oya nanjye ntunsiga yego nawe nagusize usanga nyiri gacano rwanyu ndi nyiri gacano nako kamafuti kandi njye kubimubwira uwo mwanya twicaranye maze kwa uploading none nanjye nkahita nkora ikosa nkabwira ngo nansubscribinge nawe agahita bireba ntagire icyo akora ba nyiri ubucano barwaye turwaye ishyari turwaye ubucano turwaye kugambanirana nyine ahakavuye ayo mafaranga n'ibitekerezo biri hamwe buri wese arashaka kwihugiraho nyine turashaka gukuza inda turashaka gukira vuba turashaka kurya ntacyo twakoze yego sibyo ugasanga nk'iki kiganiro kirakuryoheye ubwo undi nyiri gacana wundi wantamije nk'uko nawe wantamije agahita agamije nk'igihumbi nkahita mva none nkahita nsebya yaca none ngaburiye urumva ndetse yaca none namuje na ba nyiri ducano agenda nsebya yaca none yakabaye ahubwo mvuga nti namwe muze mujye hariya murebe uko bakora aho kugira ngo twige ibyo abandi bakora byinjiza ahubwo turi kujya kubasenya kubera ko noneho byiswe ngo business ariko business idasora ni business nyabaki business nyabaki urumva niyo hazemo za fraude nyine twavugaga nizo za scam twavugaga niba ufite akantu kawe ko mu cyumba ukora utuntu twawe iwawe ukaba ufite wenda ya kanari runaka ngo bagura bakayimanika aho ngaho ya interinete ukorwa na 25 ya buri kwezi
kwinjiza amadolari 500 n'ibihumbi 2 barayakorera ariko ugasanga nta n'urumwe utanga ku musoro kuko nibyo bimeze nka fraude nta n'uzwi ko bikora sibyo waguzemo amazu uguramo ibibanza uguramo amakamera uguramo ibyo ukeneye nyine utunga umuryango wawe ariko mu by'ukuri uwo muryango wawe uri mu gihugu ukeneye gutera imbere uzigize gite kandi usa nkaho nawe uri mu bari ku bukungu bwacyo ariko ibyo bintu bari gukora ari bibi ariko bari kubikora mu buryo bubi turabikora mu buryo bubi ni twebwe nyine ndi kuvuga abo ngabo ndi kuvuga ni abandi ba nyiri uducano badashaka guhuza ngo bashyire imbaraga hamwe none ikindi kibabaje wa wundi nyiri gacano wa muhanzi dufata urugero reka ngurugero rworoshye kugira ngo noneho ubyumve ni saga yabaye hiranasakuza bajya no kuburana hari umuntu nyiri gacano wafashe cano wafashe undi mu nyiri gacano kubera ko wa undi nyiri gacano yari afite akazina gakomeye ariko nawe ubona atari seri mu bintu ari gukora noneho afata rya zina rya wa nyiri gacano arabikoresha rimaze kubyara amafaranga nyiri gacano baramurabura ati ko izina ryawe riri kwinjiza amadolari ukaba uri gutahira kunywa byeri y'ibihumbi 2 bakaguha n'ibiraha n'akaburusheho tugataha kandi abandi bavuye kuri banki gufata ibifaranga ati nuko bimeze ati niko bimeze ati ubwo jyawe nawe ugasorera asanga koko ka gacano kitwa izina rye bamupfunda 300 ngo ceceke urumva nabwo bamuha mu bice bamuha 100 abararimaze bamuha senkani arayamara baramuzibye bamuhaye inzibyo amaze urumva noneho kagacano ke bamuhaye agapfukamunwa bigasebye nagahomera munwa none bamaze kumuzibya ntiyarakibashije gukoresha kagacano ke mu izina rye nabwo amafaranga bw'intica n'ikize yari amaze kubumara atari ngo basubira imbere ngo bamuhakare atabyibuze ngo ajye ku gacano kabo wabyumvise kagacano icyo yose bakora bose bahindura akazina kako bahita bakagurisha undi nawe arabwanagira agakoresha amezi 2 ngo baragahakinga baragafunga urumva ibyo bintu cyose nyine wa mu content creator utaramenya agaciro k'ibyo akora ugiye mu gacano ke turi kuvumira mu biva pe ariko se ubundi niba cano ari business nkuko tubyumva yego ubundi niba ari business ni gute umuntu atayifungura yangaje abakozi abahembe cano ikore neza kuki umuntu ari ndira kujya gushaka ka kazina k'umuntu wagafasha akakamwitirira akakitirira agacano ke akakamwiba ariko biraza gusa na byawe twavugaga kuna abantu bagenda b'interpreta basuramo indirimbo z'abandi urumva n'uwo nyiri ako gacano cyangwa se iryo zina bakoresheje niba ntaho ryanditse registered bizahoraho niba ruti nta hantu wanditse na nyiri igihangano bazabyaza umusaruro ibyawe ndavuga baguhonde kubera ko ntuzi itegeko rikurengera nawe n'iryo tegeko wanarihunze hoya ubundi se reka nkubaza ubundi aho mba ndahangaha yego ugira ngo ufite ubushobozi bwo gukora igihangano cyanjye nkatega nkajya i Kigali kucyandikisha ugira ngo ni ibintu byoroshye ariko byaroroshye kuko naho byandikisha ndibaza inzego zabyo zarabishyize hose ku mbuga nkoranyambaga bafite imbuga nkoranyambaga bakoresha bafite ama website wabonaho bafite online service batanga sibyo icyo gihe rero ushobora guca dufata urugero nka serivisi zitangirwa ku irembo ndibaza ugiye kwandikisha icyo gihangano cyawe ugacaho ku rubuga rwabo niba ushobora kuza muri Kigali bashobora kubwira uburyo n'ibintu byawe bashobora kubikwandikira utarinze kuza ku cyicaro ubu byaba byaragiye mu buryo ibyo birashoboka birakunda ibyo birashoboka bitanagiye mu buryo baba bari kubyigaho ariko icyo mbona nashidikanya cyo nuko niba nko kwandikisha umwana n'urugero cyangwa se gushaka indangamuntu ubwo mu gihe wayitaye cyane ibindi byangombwa ushobora guca ku irembo utarinze kujya
kwirukanka hirya no hino ubwo n'izo serivisi twandikisha ibihangano zitabura yes niba business yawe yandika amasaha 28 ni gute icyo gihangano cyawe nacyo kiri mu rwego rwa business cyakwandikwa yenda ikindi kibazo gihari nuko tuvuga urugero ahantu yenda abahanzi tukigorewe mu makuru n'aba mfite yenda kereka niba byarahindutse ariko birasaba ko noneho tugiye kujya dushaka amakuru kugira tuyasangize n'abandi nuko mperuka nta utakwandikisha indirimbo imwe ngo uyandikishe nk'igihangano nyine bakikubarureho baguhe copyright yacyo bisaba kugira album ngaho rero mbwira kugira ngo uzagira album oya biroroshye album dufata urugero urumva twari turi ku kintu cyitwa gacano aho gacano karazwi garuke kuri ba bantu banyamwigendaho n'abahanzi banyamwigendaho niyo mpamvu ko ushobora kwibeshya ko ufite impano yego ushobora kuba ufite nta kibazo pe ariko si yo mpano utabyaza umusaruro imaze iki nta kimaze rero birashoboka ko mwe mushobora babahanzi 3-5 ushobora kwishyira hamwe iyo mushozwe kwishyura iyo ndirimbo niba wenda umwe gukora indirimbo gukora album byamugora abahanzi 5 bakishyira hamwe bagakora album bahuriyeho no kubara inyungu zavuye muri album bita byoroha cyane rero ndibaza ibyo bintu hari umugabo wajya kubikora mu myaka yashize inaha agafata abahanzi 5-8 akabahuriza mu gihangano kimwe ukabona byaryoshye ariko utu ducana twaje uretse ushaka kumonetiza ngo abone amafaranga ya YouTube ibintu byabaye ibibazo amasharazamo korogana bizamo rimwe na rimwe hari n'abitaba Imana nyine wenda nubwo bitavugwa ariko wabikurikirana neza wabigimuzi ugasanga banahohotewe na bamwe muri abo basangiye ubwo bucano wenda bamurogeye muri ubwo burushete cyangwa se baramuhereye cyangwa se babonye ko agiye kubavamo agakora igicano kikazatanga akazi ku bandi bantu ba nyiri uducano bagavuga bati uyu muvuna muhetse reka tumushyire ku ruhande aradukiranye urumva byose bigutuka kuri ya soko y'iki y'ishyari n'ubujiji n'ubugome ari byo bibyara gacano yego ako gacano ni indamyi